wese Samuel Imana ivuze ngo Imana izabana nawe iciye muri jewe, bivuze ngo rero niyo mpamvu ugiye numvise ijwi ry'Imana nk'iyo umuntu ampanuriye akambwira ngo humura mwana wanjye Imana ikugiriye neza, ahubwo yarebye wa mugore wa mugabo aramurarikira. Karura TV. Juti bakunzi ba Karura TV, turabashubuje cyane aho muherereye mu mpande enye z'isi, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, ari naho tuvugira ubutumwa twavuga ngo yambo. Nkuko mubibona imbere ya kamera, turi kumwe n'abagabo, abakozi b'Imana, kubavuga reka babyikorere, muhawe ikaze. Mwibwira abadukurikiye, twagiye. Urakoze cyane Samuel, nitwa Reverend Pasteur Karuranga Aime Moses. Uwiteka Imana akomeze kuduhana umugisha. Yego. Murakoze Samuel, amazina yanjye nitwa Mugisha Jean Baptiste, ndi umuvugabutumwa. Aha, ibyo wenda mwabibwiraga abadukurikiye ko uri umuvugabutumwa, uyu nawe ari Reverend Pasteur Karuranga. Hanyuma Karura TV yongeye kwifuza kuganira namwe mwembi. Nubwa mbere bibayeho, bakuzi mu buryo bw'ubuhamya, utubwira buryo ki ibibabi by'inusu byavuyemo amafaranga. Uyu nawe tumuzi mu ijambo ry'Imana tubwira ko abantu bahinduye uburyo ki Imana yabaremye. Icyo gihe afite ikibwiza kivuga ku butinganyi, ariko uyu munsi wa none nifuje kubatumira timu ya Karura TV, yifuje gutumira Reverend Pasteur Karuranga n'umuvugabutumwa Jean Baptiste. Impamvu n'ikibazo dufite dushaka kugira ngo dufashe abantu muri rusange, nanjye mboneramo kujijuka cyangwa se kumenya, kuko hanze aha hari ibibazo byinshi. Wenda reka mbere yuko gusa nyine muri abantu bakuru ngira ngo murabyumva, ingo ziri gusenyuka kubera ubuhanuzi. Abantu banze gukora kubera ubuhanuzi, ahubwo ubuhanuzi bwateranije abantu n'Imana. Ikibazo Karura TV yibaza cyangwa se Samuel ngiye kubabaza, ko Karura TV ntago ari Samuel gusubaho. Yego. Nubwo ari we bumva kesh, ariko Karura TV ni timu ngari. Yego. Ariko nkabasha gutambuka nyine kugira ngo mbashe kubaza Reverend Pasteur Karuranga n'abandi banyuraho ikibazo ngiye kubaza. Kambanze mere kuri Reverend nk'umushumba mukuru, by'umwihariko uyoboye itorero, ariko babwira abadukurikiye tuvuga ni Reverend Pasteur Karuranga uyoboye irihe torero? Urakoze cyane. Imana yamwije guhereza umugisha, no kuvuga ngo itorero naherewemo ubushumba. Yego. Uyu munsi urazi neza ko habayeho ikintu cyo gufunga amatorero. Yego. Hanyuma hari amatorero amwe na bugingo n'ubu basa nk'aho agifunze kubera ko atarabona ibyangombwa bikwiriye leta idusaba. Yego. ni ukuvuga ngo rero ni muri ubwo buryo itorero ni isoko imara inyota. Isoko imara inyota. Yego. Iryo torero ubereyemo umushumba cyangwa waherewemo inkoni y'ubushumba, tukakubona nka Reverend Pasteur Karuranga. Imana iguhe umugisha. Hanyuma umugabo ni umuvugabutumwa muri ihe torero? Murakoze. Nanjye ubutumwa natangiye mbuvuga mu isoko imara inyota. Yego. Ubu buvuga he? N'ubu niho. Okay. Muranyanganira cyane nkunda kubaza, uravuga ngo natangiye neza ngo nahandi hantu ubu none wabuvuga. Ni byiza cyane kuba mwese muri mu itorero rimwe. Ushobora kubibaza mbizi, ariko utureba we aravuga asaba abantu ko aravuga butumwa babuvugaye. Yari Reverend ni umurevera bwehe, ariko ngira ngo inshuti za Karura TV ntago tuzabaha amakuru ari ivumba, ahubwo tugomba kubaha amakuru yuzuye. Hanyuma ikibazo kiragira uti, umukristo akwiye kubakira ku buhanuzi ntiyubakire ku ijambo ry'Imana? Ese itorero ryo rikwiye kuba rifite ryubakiye ku buhanuzi ritubakiye ku ijambo ry'Imana mu buryo burambuye? Ushobora gusanga mu itorero, ugasanga itorero wenda bagira iminota 10 yo gusoma ijambo ry'Imana, bakagira isaha y'ubuhanuzi.
umukristo ugasanga Bibiliya yarayifashe arayihanagura yibika hejuru gutya nko muri mari cyangwa se muri parafo. Muri make kuri we Bibiliya ntanayikoze, ariko ugasanga abitse bwa buhanuzi yagiye ahabwa mu butayu, mu nzira agenda, mu rusengero, bitewe n'aho asenga, bitewe n'icyo bubakiyeho, sibyo? Ariko ugasanga muri make iki gihe turimo abantu ni abanebwe bo gusoma Bibiliya, ahubwo babitse ibyo babwiwe n'abandi bantu bababwira ko ari iby'Imana yababwiye. Ariko mu kanya navuze ngo hari ingo ziri gusenyuka bigendeye n'uko zubakiye ku buhanuzi, zitubakiye mu gusoma ya Bibiliya cyangwa rya jambo ry'Imana. Reka mpere kuri Mugisha, ndakumva. nk'umuvugabutumwa, weho wemera iki? Wubakiye kuki? Yubwiriza abantu ubutumwa ni igiki? Mbega twibwira urinde mu bijyanye n'ibyo bice bibiri, ku ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi? Murakoze, Imana ibamugisha. Imana ivugana nanjye bwa mbere nari ndi mu musozi w'ahantu bita Samuduha, hari ahantu mu nce za Gaseke. Imana irambwira ngo mwana wanjye nzabana nawe, kandi koko mu by'ukuri nkimara kumva iyi mvugo y'Imana numvishe nkomeye, numva ko nta kintu gishobora kuruta iki imvugo y'Imana. Niyo ngenda mu muhanda nibuka rya jambo Imana yambwiye ngo nzabana nawe, bituma numva muri jyewe nta kintu gishobora gutuma ntemera ubuhanuzi, k'ubuhanuzi mba numva ariyo fondasiyo y'iki yanjye. Urakoze cyane. Bivuze ngo uri muri cya gice cyizeye ubuhanuzi kuruta. Urakoze cyane. Pastor ngira ngo yakunganira mu buryo we yemera, wowe Pasiteri Revera wemera iki? Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none icyo kintu urimo kuvuga kirahari, cyangwa se n'indwara isa nkaho iri mu bantu. Ugasanga umuntu afite agenda yujujemo amasezerano ngo yavuganye n'Imana, iby'Imana yamubwiye, kuruta uko yakwandika ibyanditswe. Hanyuma yaba yicaye aruhuka, ugasanga afunguye agenda arimo arasoma ibyo umuhanuzi yamubwiriye Samatare, umuhanuzi yamubwiriye mu cyumba runaka, umuhanuzi yamubwiriye mu rusengero runaka. Nk'aho agafashe ijambo ry'Imana ngo asome ibyanditswe byera, ugasanga atwawe n'ubwo buhanuzi. Ni indwara iriho. Ubuhanuzi ntabwo ari bubi, kuko Pawulo abivuze neza mu gitabo ngira ngo cy'Abakorento, avuga ngo niwifuza impano yo guhanura. Mu yandi magambo, impamvu Pawulo abivuze nuko yari azi neza ko impano y'ubuhanuzi ari nziza. Avuga n'ibyiza byayo, ko iyo mpano yungura itorero. Ariko uyu munsi wa none ntabwo iyo mpano irimo gukoreshwa nk'uko Pawulo abivugaga, cyangwa se abayakira ngo bayakire nk'uko Pawulo abivugaga, ahubwo usanga abantu benshi barashyize inyuma ijambo ry'Imana, hanyuma bashyira imbere ubwo buhanuzi. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo niba uhanuriwe, ubwo buhanuzi bugenzuza ijambo. Urumva icyo kintu? Ubuhanuzi uhanuriwe genzuza ijambo. Wikwakira guhita uhunika, banza urebe ko ibyo bintu ubwiwe kuko hari icyo ijambo ririmo kubivugaho. Ikintu cyishe abantu uyu munsi nuko barimo guhunika, ntibashake kugira ngo baceshe cyangwa se barebe icyo ijambo ry'Imana rivuze kuri ibyo Imana ivuganye nabo. Rero bivuga ngo ijambo ry'Imana nanone kandi ritubwira neza yuko nta Imana izakora ku ntore zayo itabanje kuzimenyesha. Bishatse kuvuga ngo izimenyesha mu buhe buryo? Izaca mu buhanuzi. Ariko mbere yuko ica mu buhanuzi, banza ugire ijambo rigwiriye muri wowe. Umusingi w'ubwo buhanuzi ni ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Hanyuma
umukristo ubwo ndabaza Karuranga, umukristo wubakiye ku buhanuzi udasoma ijambo ry'Imana abashyitsi? urakoze cyane. Uyu mukristo utubakiye ku ijambo ry'Imana akubakira ku buhanuzi, Yesu ari icyo yabivuzeho. Yaravuze ngo inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Aravuga ngo inzu yo ku rutare iyo imvura iguye imiyaga igahuha ikaza ikagwa kuri iyo nzu, ngo iyi nzu nta kintu ishobora kuba kuko yubatse ku rutare. Urutare ndarugiranya n'ijambo ry'Imana. Uri kumva neza? Urutare ndarugiranya n'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero kandi uwubatse inzu yo ku musenyi, ngo umuyaga warahusha imvura iragwa, imivu iraza ngo itembana ya nzu, ngo irasenyuka, gusenyuka kwayo kwabaye kubi cyane. Uyu nawe ndamugiranya n'uwubatse ku buhanuzi. Ni ukuvuga ngo uwubatse ku buhanuzi ntabwo abafatika mu gakiza, abadigadiga cyangwa cyose cyamuhirika. Oya, ntabwo yabadiga reka turabikomeza mu kanya. Reka tubaze Mugisha, muvuga butumwa, umukozi w'Imana, umwana w'Imana wubakiye ku buhanuzi. Yego, ibivuzwe na Karuranga urabyumvisha? Ndabyumvisha ariko ntabwo mbyemera. Uradiga nicyo kibazo. Yego, ntabwo mbyemera. Wese Samuel, Imana ivuze ngo Imana izabana nawe iciye muri jewe, bivuze ngo rero niyo mpamvu ngiye numvise ijwi ry'Imana nk'iyo umuntu ampanuriye akambwira ngo humura mwana wanjye, Imana ikugiriye neza, bituma numva muri njyewe ugira gute nkomeye ko Imana nta kintu cyampungabanya, kuko n'Imana ibigize gute, n'Imana ibivuze. Noneho nagiye numva ngiye umuntu Imana ikambwira ngo bwira Samuel, Imana iravuze ngo izagira gute, izabana nawe. Niba Samuel nimba ari Imana ibivuze, ukwiriye gukomera, nta kintu cyaguhungabanya. Ni nayo mpamvu navuga ngo Pastor kuri yarimo avuga ngo umuntu ngo wubakiye ku buhanuzi ngo yubakiye ku musenyi, ntabwo mbyemera. Ntabwo mbyemera kuko si Imana ibivuze se. None se Imana ntikorera mu bantu? Okay, urakoze cyane. Bivuze kuri wowe urumva ko umukristo nk'ubwo ntago abadegadiga, abakomeye. Hanyuma iyo wumvishe hari amakuru tujya twakira cyangwa se twumva, ukumva ko nk'umugore agiye gusengera ahantu, umuhanuzi aragurutse ati umugabo muri kumwe ntago ari umugabo wawe, ahubwo Imana hari umugabo wawe igiye kuguhereza, kandi uwo mugore ari mu rugo arabyaye. Hanyuma agahita ataha akabwira umugabo ati rwose burya igihe tumaranye naribeshye, Imana yavuze ko utari umugabo wanjye. Ibyo bintu urabizi ko bibaho cyangwa ntago bibaho? Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi? Byose byumve, ariko ukora ibintu bigize gute bigufitiye umumaro. Urakoze cyane. Umuntu ufite iyo myanzuro ufati ikibazo uretse gato nyuma, urabizi ko bijya bibaho ko hari ngo zisenyuka gutyo? Ndabizi. Urabizi. Uwo mukristo abashyitse cyangwa abadiga? No kuvuga ngo ndasubira inyuma gatoya, urashaka kukiza impara Pastor yavuze, abivuze ngo umuhanuzi, kwemera ubuhanuzi ni iki? Ni ukwemerera Mwuka Wera akakuyobora wowe. Yego, bivuze ngo undi wumva ngo Imana irakubwiye ngo uriya mugabo si wawe, akagenda agahita asenya urugo yari afite, ugarutse inyuma wasanga uwo nguwo atari yagakomera mu gakiza. Ubusanga uwo muntu ntabwo aba ari yagakomera mu gakiza, aba ari umwana we mu gakiza. Kandi iyo uri umwana mu gakiza uburyo gute ubudigadiga nk'uko Pastor yabivuze. Kandi wamiki akanavuze akariko kwemera ubuhanuzi no kwemera Mwuka Wera akakuyobora muri wowe. Oya, karibyo. Ko nyine ugomba guhita umuhakana. Abantu baba batubereye bagana batwumva tugikomeje, tubeshya abantu. Bagasubiramo ugakosore neza, kuko kwemerera Mwuka Wera no kwemera ubuhanuzi ni ibintu bitandukanye. We nyine ahita njomba makana, ahita njomba iki utungo so. Twakomeje, ongera ubisubiremo.
Okay. Kwemerera Mwuka Wera. Kwemera ubuhanuzi. Kwemera Mwuka Wera akakuyobora. Uravuze ngo kwemera ubuhanuzi kubijyana n'iki? Ni ukwemera Mwuka Wera akakuyobora. None Mwuka Wera ni ubwira abantu babanye ko babanye imyaka 10, babanye 5 barabyaye. Mwuka Wera nuza akabwira umugore ngo va mu rugo cyangwa akabwira umugabo ngo va mu rugo. Uyu munsi wa none hari umuntu ushobora kubona Samuel akabona abanye n'umudamu we neza. Yego. Hari umuntu ushobora kubona Jean Baptiste akabona abanye n'umudamu we neza. Mu rwego rw'uko atanezerewe umubano wa Jean Baptiste n'umudamu we, atanezerewe umubano wa Samuel n'umudamu we, akakoresha muri ya sanse y'iki y'ubuhanuzi. Okay, urakoze cyane. Karuranga. Karame. Uri umuyobozi w'itorero. Yego. Mugendera kuki kugira ngo umuntu mu itorero ryanyu mumwite ko ari umuhanuzi uhanura iby'ukuri? Yego. Ni ikibazo. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo kugenzura umuntu uri mu itorero yuko ari umuhanuzi uhanura iby'ukuri. Ubundi icyambere ijambo ry'Imana riravuga ngo umuhanuzi yemerwa ko ari umuhanuzi iyo ibyo yahanuye byageze gute byasohoye. Yego. Yemerwa ko ari umuhanuzi ko ibyo yahanuye byageze gute byasohoye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ushobora kwitwa umuhanuzi ariko mu by'ukuri imigendere yawe n'imbuto wera zihakana uwo murimo ukora, ziguhakanira uwo murimo ukora. Mbere na mbere twebwe turi abantu turacyari mu isi. Mbere na mbere ibanza kukumenya ni yagutoranije ikakumenya ko uri umuhanuzi koko, kuko ibyiza gucishamo nyine bisohoza. Icya kabiri natwe icyo tuzareberaho ni ukurabwa buhanuzi yagucishijemo ko bwasohoye. Icyo gihe nibwo tuzabasha kumenya yuko ukorana n'Imana, kukugendana n'Imana. Okay. Hanyuma ikindi cya kabiri, hari akantu mwene Data yaravuze, araba ngo kwemera ubuhanuzi, ukwemera Mwuka Wera akakuyobora. Kuyoborwa na Mwuka Wera ni kimwe no kwemera ubuhanuzi ni ikindi. Ushobora kwemera Mwuka Wera akakuyobora, ariko mu by'ukuri umuhanuzi akaza akaguhanurira, kandi mu by'ukuri Mwuka Wera ahari. Uri kumva neza? Mwuka Wera ahari. Warangiza ukagenda muri bwa buhanuzi bikaza gutuma wisanga wamaze kuyoba, wamaze gutana. Okay, ese pastor wenda nk'amasegonda makeya sobanura abantu umumaro wa Mwuka Wera. Ni kuvuga ngo Mwuka Wera icya ashinzwe. Yego. Ashinzwe kutunihira imimiho yacu. Yego. Hanyuma ikindi cya kabiri, ubwo unjyanye mu kindi kandi. Nyine ntacyo. Bivuga ngo ikindi cya kabiri Mwuka Wera ashinzwe. Uri kumva neza? Ashinzwe kuvangura. Ubundi twebwe ntabwo turi abahanga mu gusenga. Turabaswa ndetse turi nk'abana batoya. Icyo Mwuka Wera ashinzwe kuvangura bya bindi tuvugira imbere y'Imana. Muri bwa buswa bwacu akavanguramo iby'ingenzi, akaba ibyo ajyana akadushyirira Imana. Mbega Mwuka Wera ni intumwa hagati y'umuntu n'Imana. Yes, ni bivuze bitandukanye n'umuhanuzi cyangwa ubuhanuzi. Yes. Urakoze cyane. Shuti za Karura TV, nge numva ni Samuel, Pastor Karuranga, Mugisha Jean Baptiste. Impamvu turi kuganira ku iki kintu wowe ushaka ari wenda ufunge cyangwa wenda ko ari ubyumvisha, ariko turibaza ngo umukristo akwiye kubakira kuki? Ese ni ijambo ry'Imana cyangwa n'ubuhanuzi? Pastor Karuranga uravuze ngo twebwe nk'abashumba kugendera ko umuhanuzi uri mu itorero ibyo yahanuye bisohoye. Siko uvuze? Hanyuma ikindi uravuga ngo bigaterwa n'imbuto yera. Yego. Aho kuri nge uko mbivuga ntabogamye, ndaza gushinja abayobozi ko hari aho barangara, ko bari kurebera ko byasohoye cyangwa ku mbuto yera.
niba wakurikiye mwene data Mugisha mu kanya aravuze ati igihe umuhanuzi agenda areba urugo rwanjye uko rubaye akagira ishyari akaza mu mvugo y'Imana akabibwira njye cyangwa uwo twubakanye hanyuma agahita afata ya myanzuro twavuze. Ese wenda mbere yuko soza icyo nyabandika manze nkubaza ikintu, wemera ko harimo zisenyuka muri ubwo buryo? Urakoze cyane. Akuvuze nanjye nari buze kukavugaho. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu duhura nabyo buri munsi. Bivuze murabizi ko bibaho. Ndabizi. Nicyo nashakaga. Bivuze iki rero? Uyu muhanuzi mu itorero ryawe nakoreshwa n'ishyari agahanurira urugo ubwo buhanuzi, urwo rugo rugasenyuka, mugahita mwemera uyu muhanuzi ko akorana n'Imana, urumva mutazaba mushyigikiye ikibi? Oya nanone kandi wanyumvisha uburyo butari bwo. Umva mubwire dore uko ibintu bimeze. Birashoboka ko uyu muhanuzi wenda tuvuge si n'ishyari, ahubwo yarebye wa mugore wa mugabo aramurarikira. Nakubwiye ngo ni ibintu duhura nabyo cyane tuzi biri mu itorero ry'uyu munsi wa none. Yamurarikiye arashaka uburyo yamubona, ashatse kugira ngo binyuze mu mvugo y'uko ari Imana yavuze, ariko mu by'ukuri atariyo. Akagenda akamubwira tumva yewe Mukamana we, Imana irambwiye ngo umugabo muri kumwe si uwawe. Uyu mugore bitewe n'uko nakubwiye ngo byibura urakumva ubuhanuzi ariko ufite n'ijambo muri wowe. Uyu mugore kuko atigeze asoma ijambo, adafite ijambo rigwiriye muri we, azumva ibyo ubuhanuzi amubwiye, yumva ariko kuri. Atahita abwira umugabo amubwira tuzi n'ibindi, Imana yavuganye nanjye, Imana yambwiye ngo ntabwo uri uwanjye. Hanyuma ateze impamvu runaka iri buze gutuma atandukana n'uyu mugabo. Ariko iyo aza kuba yari afite ijambo rigwiriye muri we, akaba yarasomye icyanditswe kivuga yuko icyo Imana yafatanyije ntawe ushobora kugitandukanya. Ntabwo yakagombye kumva ibyo uyu muhanuzi amubwiye, ahubwo yakagombye kubwira umuhanuzi akavuga ati uva muhanuzi, niba ari n'Imana igutumye ugende uyibwire yuko njyewe umugabo wanjye twarafatanye nta gishobora kudutandukanya. Urakoze cyane. Reka tugaruke kuri mwene data Baptiste. Bivuzwe na mugenzi wawe urabyumvishe? Ndabyumvishe. Urumva hari aho muri guhuriza? Murakoze. Umuntu ashobora guhanura, nigeze mbikomozaho bitewe ukuntu duhanura abantu tukabifata uburyo butagize gute butari bwo. Ari nacyo nshaka kuvuga. Pastor avuze ngo wagenda ukabwira umuntu ngo icyo Imana yafatanije, birashoboka ko ari abantu bihuje ariko Imana ikabije rero ibona mwe mwarihuje, hari abantu nyine mwihuje Imana itarabigize mu bari, Imana igaca muri ngere ikavuga ngo Zebofa yumvuka Imana ivuye nawe ntabwo ari uriya ari wawe. Nifa bagomba kuvuga igihe umurekure si wawe ujya gushaka undi. Hari umukristo umaze igihe gito mu itorero uzi neza ko ziriya mvugo cyangwa se ruriya rurimi ruvugwa n'umuntu uri guhanurira undi rudashobora kwiganwa. Yego. Ikambaze Baptiste. Iriya mvugo umuntu ashobora kuyigana akayifata akayimenya. Murakoze, Imana ibamugisha. Wenda reka mvugeho gatoya. Ashobora no kutayigana akayigana cyakana kutayigana ariko amudakiri faze repressamo mvuko Imana ivuga nawe ntabwo urumvuka utabizira mvuko ari Imana ivuze. Amudakini faze repressamo mvuko Imana ivuga nawe ntabwo urumvuka ari Imana ivuze. Ngo mbega n'indimi. None dufashe iki uyu muntu uje kwa Karuranga ahayobora vuba, udasanzwe amenyera ibintu byo gusenga cyangwa se ahasenga bakaba batemera ibyizo ndimi, akavuga ati kubwo numva umuhamagaro wanjye nawe utanga mu isoko imara inyota. Yahagera akasanga umuntu wamize izo ndimi uzivuga mu gihe wabishatse atari uko Imana yabivuze. Uwo muntu twamufasha iki? Azabwirwa n'iki uwo muntu? Niba twamaze kubona ko hari ushobora kubikora kubw'ishyari cyangwa se nawe ushobora, kuko wowe igicurimo ni cy'abantu bemera ko ubuhanuzi
ubuhanuzi ariko bukomeye kuruta ijambo ry'Imana, yego ndabyemera. uwo muntu mugenzi wawe ubikora wamubwira iki? Wenda we nubikora ariko hari mugenzi wawe uzi ubikora, wamubwira iki? Okay, murakoze. Mugenzi wanjye ubikora kuvuga indimi uburyo butari bwo, Bibiliya ivuga iki? Uvuga ngo yavuze itavuze ngo azagira gute, azabona ishyano. Uyu munsi urabikora, Bibiliya ivuga ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpamwe nawe ariko dore byose nzabirunda uko bingana bizana dukubita imbere yo gute hatavuyemo na kimwe. Iza ndimi ubeshyira Samuel uvuga Imana yavuze itavuze, nabyo zabibazwa. Muhanuzi ndeba, muhanuzi yumva, urabikora nka kwihorera, urabikora ukibwira ko Jean Baptiste nakubonye, Jean Baptiste ndahanuye, nanuye Imana itavuze, uyu munsi naho ntagiyana nabona, ariko ndakubwiza ukuri kuko urabikora nka kwihorera. Imana igira gute? Imana irabireba. Nje nemera ubuhanuzi, ndanabwumva pe uko ndi umuhanuzi, ubuhanuzi ndabwemera, anje burya ni nabwo bunyubaka. Ayo maze nk'imisi nk'icyo nta muhanuzi ndahura nawe, nubwo nanjye Imana nsange kandi ariko manumva nabyo gute hari mu murongo neza, ariko Imana ibirumva ndakomeye. Turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Pastor Karuranga atubwiye amagambo menshi agendanye n'uburyo ki ubuhanuzi bwakubakira kuri ubuhanuzi nibwo bukwiye kuza bwubakira kuri Bibiliya. Ntago ijambo ry'Imana rikwiye kubakira ku buhanuzi, nibyo ra? uko niko kuri. Nakoze cyane. Kuko turi gusatira umusozo w'ikiganiro cyacu, reka mbaze Mugisha, ndakumva. Bibiliya tureke kuzigura, izo dufite tuzibike, hanyuma tugende tujya aho batubwiye ko bahanura, cyangwa turebe jenda nk'uko pastor yabivuze aho twabyanditse, aba ari cyo kintu tugenderaho. Ni ikibazo nkubajije. Murakoze. Ntabwo navuze ngo Bibiliya tuzibike. N'ubuhanuzi buhanurwa, umuhanuzi w'ukuri uzamwumva uhanuye ku bintu bituruka ku ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu nakubwiye ngo ubuhanuzi mbwubakiraho, ariko nshingiye ku ijambo ry'Imana. Deje ndahanura, ariko ngahanura iki? Shingiye shingiye kuri Bibiliya. Mu masegonda 10 umuntu shubakiye ku buhanuzi gusa wamubwira iki? Umuntu ubakiye ku buhanuzi gusa, uwo muntu aba yarapfuye ahagaze ntawe uriho. Uhereye uyu munsi ugiye kugendera kuki? Uhereye uyu munsi wa none nari ntarasobanukirwa neza, ariko mushumba pastor yavuze ijambo rikomeye, numva asa nkaho nkwiriye kugira gute guhindura ibitekerezo, nanjye nkubakira ku ijambo ry'Imana kurenza uko nashyiraga ubuhanuzi imbere, ahubwo ubuhanuzi bugiye kuza inyuma, ijambo ry'Imana riza imbere. Urakoze cyane Pastor Karuranga, nanone turabashimye kandi mu masegonda 30, amasegonda 10 icyo wabwira abantu bameze gutyo, babantu batanga bwa bahanuzi bwa pirate, andi 10 ntama watanga, ayandi asigaye nayo gusenga usoza. Reka dusome ijambo ry'Imana, avuze ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 21. Haravuze ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, twarahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Yego. Imana muje tugire neza. Bivuga ngo iki jambo ry'Imana ritubwiye niki? Ritubwiye kuba zashingira ku buhanuzi bahanuye icyo Uwiteka Imana azababwira. Hanyuma dusoza navuga ngo niba hari umuntu udukurikiranye wubatse ku buhanuzi, nagarukiraho agerageze ubuhanuzi afite abugenza ijambo ry'Imana, kubera yuko wenda ataza kunyumva nabi, si uko ubuhanuzi ntabwemera. Nanjye ndi umuhanuzi, kandi niyo dubwiriza nabwo tuba turimo duhanura tubibwiriza ijambo ry'Imana, kuko nibwo buhanuzi bukuri ijambo ry'Imana. Hanyuma rero bivuga ngo agaruke yongera ashaka mu maso y'Imana, asoma ijambo ry'Imana, niryo rizamukomeza kurenza uko yakubaka ku buhanuzi bamubwiye. Kuko yabwiwe ubwinshi ntibwanasohoye, aracyategereje.
rero bivuga ngo Imana imujituriye neza mwene data udukurikiranye, gerageza usome ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe gukomera muri uru rugendo. Murakoze. Ababwiye ko azacuruza arangiye aragenda ariryamira abishuti n'uburira arindiye ko Imana izakora. Abo nabo hari igihe tuzabavugaho. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none abantu benshi baheze burungabangabo babugiye gucuruza, ariko se buzamanuka muri parafo, igishoro kizamanuka muri parafo, niba udashakishije igishoro kizamanuka muri parafo kiza kikukubita imbere ngo ngaho ujya gucuruza. Imana yavuze ko izahereza umugisha imirimo y'amaboko yacu. Iyi mirimo niba amaboko yawe yareze, urumva mu by'ukuri uzabaho. Dambura amaboko, gerageza urambura amaboko ukore, nyanyagiza niko ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma numara kunyanyagiza, iyo mbuto yawe unyanyagije izera cyane. None niba uhinnye amaboko ntacyo uzageraho. Kandi ariko Imana yambwiye, oya da, barakubeshye. Ubwo ni ya nzira imwe duhuramo n'abahanuzi batubwira bajya bijyanye n'irari ryabo, kuko ijambo ry'Imana ngo mu minsi y'imperuka hazaza. Uko niko kuri rero ntabwo dushaka kuba tutaramenya ko iyo minsi twayigezemo, cyane ko hari n'abavuga ngo igihe bayivugiye se ubundi zaza, iyo minsi ni ya ryari, ariko umunsi wawe ni none wo kugira umenye ukuri. Yesu yabivuze neza, abwira abigishwa arabwira ati muramenye mwitonde, kuko ntabwo uwo munsi uzabura kuba. Hanyuma hazaza abigisha benshi bigisha ku izina ryanjye bavuga ko ari njyewe, ariko sinjye. Bazamenye inyigisho y'ibinyoma, bazanakora ibitangaza. Uyu munsi wa none ibitangaza benshi barimo barashiduka bakurikira ibitangaza, bavuga ngo ni ibitangaza by'Imana, bwa buhanuzi bubakura n'iki byose. ngira ngo wahora mu biganza uwo mugabo mwajyanye, kuko yemeye ko Imana yemije guhereza umugisha abatizamana, kuba wawe wemeye ukemera kugenda ku ijambo ry'Imana kushwa kugende ku buhanuzi, Imana iguhereza umugisha cyane. Murakoze cyane rero Pastor, reka wasinga Imana usoza iki kiganiro amasegonda make cyane, mu minota mike cyane. Yego, urakoze data, uri Imana ishobora byose, uri Imana nkuru, ushobora byose nta kibasha kuruga umugambi wawe. Turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza nyagora ku ngoma Imana. Turagushimye kubw'iki kiganiro uyoboye Mana w'abantu, ndagusabye kugira ngo abaza kudukurikirana bose ubashe kubashyira mu mutima wo gukunda ijambo ryawe. Yes, ndetse ko n'ubuhanuzi babwumva, ariko cyane cyane ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe nyagora ku ngoma Uwiteka nibwo buhanuzi bukuru burutundi buhanuzi bwose. Urakoze rero nyagora ku ngoma Imana, kubyumvishe kandi ubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.